Yes, one more time. This is MPTV online. Ingeni Machinery Pictures TV online. Remember buri munsi ndabikwibutsa gukora subscribe kugira ngo gahunda zijye kugeraho gatanu kuri gatanu. Buri munsi mwibutsa gukora kuri notification kugira ngo ibintu byo bigenda neza. Hanyuma share, commentaire nizo ziduha akazi by the way kuko nawe babwiye umunsi ku munsi. Hanyuma gahunda tuba tugomba gukura ni The Hidden Talent Show one more time. Hanyuma behind the camera ni Maniga Lucky the G-Face nkuko babigomba kugenda umunsi ku munsi. Turi mu cyumweru kitagenze neza ku ruhande rumwe muri showbiz. Turi mu cyumweru kitabaye neza cyane kabisa. Turangije kimwe nacyo nago cyakimeze bivuze ngo ku kwezi kwendi twatangiye ukwezi ibintu bitameze neza cyane. Hanyuma murabizi abanyarwanda mwese murabizi n'abari mu mahanga turi mu kiriyo mu buryo bwa showbiz. Turi mu kiriyo twabuza abantu bakomeye bashize itafari rikomeye hano ku muzika nyarwanda, basize itafari rikomeye ku myidagaduro nyarwanda. Niyo mpamvu uyu munsi nka MPTV twifatanyije n'imiryango y'ababuza babo. Turavuga Ambassador Joe Habineza, murabizi akazi yakoze muri showbiz nyarwanda, murabizi yasize itafari rikomeye kuri showbiz nyarwanda. Tukiri mw'ibyo ngibyo tukimara kumushyingurira isororo hariya Jay Polly Kabakamani ati nanjye ndakomeje. Ni ibintu byababaje abanyarwanda benshi, ni ibintu byababaje buri umwe wese wakunze muzika nyarwanda, ni ibintu byababaje umuntu wese wakunze hip hop nyarwanda. Birangiye ko ubuzima bugomba kugenda, uravuka ukabaho ukanapfa, gusa rest in paradise. So Jay Polly tuzongera duhure wenda Imana nibishaka. Niko ubuzima bugomba kugenda. By the way abaje baragenda nyine kuko natwe tuzagenda, ariko nanone tugomba kumwifuriza ibiruhuko bidashira. Hanyuma The Hidden Talent Show tugakomeza twifatanyije n'umuryango mugari w'abanyarwanda kubera yuko uriya ari umuvandimwe blonde. Byanambabaje cyane ku munsi wo kuwa kane niriwe ntameze neza, nakazi kugakora ukabona ntago biri kugenda neza kuko uyu mugabo yakoze akazi kenshi cyane muri hip hop nyarwanda. Twagakwiye gufata n'umunota umwe wo kumwibuka nkaze MPTV n'umuryango mugari w'abanyarwanda kuko uyu munsi turi ku cyumweru. Uyu munsi nibwo arashyingurwa. Abarabasha kugerayo baratugererayo, amakuru turakomeza tunayabone, ariko umusaza azahora mu mitima y'abanyarwanda. Rest in peace Jay Polly, rest in peace Ambassador Joe. Nuko nguko ubuzima bugenda, natwe amaherezo tuzagenda. Reka dukomeze The Hidden Talent Show one more time. Welcome to the show. This is The Hidden Talent Show. You're welcome. Hanyuma uyu munsi impano ni impano episode kuri episode kubera yuko tuba tugomba gushaka impano nyinshi z'abanyarwanda. Turi Kigali mwe minsi noneho twahinduye impano. Murabizi nayo imaze iminsi ndi muri gospel cyane, turi kugenda twinjira muri gospel cyane, ariko uyu munsi twagize umugisha duhura n'indi impano. Ariko turi kwibanda cyane ku bintu byo kuririmba, ariko bitavuze ko comedy hari yaduhamagara, bitavuze yuko ufite impano yo kwandika film utaduhamagara. Ibintu byinshi ni The Hidden Talent Show, impano z'abanyarwanda zo tuba tugomba kuzigeraho kugira ngo ibintu bigende neza gatanu kuri gatanu. Reka twakira umutumirwa w'uyu munsi. Ngiye nitwa MCT behind the camera ni Maniga the G-Face, ni equipe nizi cyane ya MPTV ibiri nyuma ya kamera kugira ngo ibintu byose bigende neza. Welcome to the show brother. Turabashimiye kutwakira. Ni byiza cyane MPTV kuba mwatugira icyizere mukongera kudukenera. Twabitabye kandi turumva ibintu biri bugende neza cyane. 5 to 5 kubera yuko ibintu biba bigomba kugenda neza gatanu kuri gatanu. Ndagira ngo ubanze ubwire bari abadukurikiye ubundi impano yawe ni iyihe. Urabize turi muri The Hidden Talent Show. Impano yawe ni iyihe? Uzaniye cy'abanyarwanda kuri MPTV. Nicyo ugiye kubereka, nicyo ugiye kubahereza right now? Njyewe amazina ubundi nkunze kwitwa iry'ubuhanzi ni LD
amazina asanzwe ni Dusengimana Elia, ubwo ngubwo tubyumva aho yagiye ava. Imana rero mfite abanyarwanda ndabakunda cyane, mba numva nta n'ikindi kintu nakora ntari gukorera igihugu cyambyaye. Njyewe ubundi ndareba nkareba ejo hazaza nkabona ni twebwe, kuko bakuru bacu bari kugenda bavamo nk'uko wari ubigarutseho ko Jay Paul amaze kwitaba Imana n'abandi bagenda bava mu muziki nyarwanda. Njyewe ntago ngendera kuba navuga ngo nzaririmba gusa, ahubwo ngomba no kubaka igihugu cyambyaye, nkamenya yuko ibi ngibi turimo ni iby'abatubanjije natwe hari ibyo tugomba kuzasiga. Njyewe rero nkunda kwita ku rubyiruko, ndugira inama, nshimira abanyarwanda ibyo badukoreye, bakuru bacu abagiye badufasha bose, nanjye nkagendera mu ubwo buryo kugira ngo ugire icyo uzageraho nuko uhera uyu munsi, kugira ngo ejo hawe hazabe ejo heza wifuje. Yes, bivuze ngo wowe wibanda ku rubyiruko. By the way, burya urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Ni byiza cyane iyo topic wahisemo, ni nziza cyane. Hanyuma wenda tutarakomeza, reka nkubwire kuri Shema Consultant Company Limited. Ushaka kwiga mu mahanga, ushaka kuvuga ati ngiye kwiga mu mahanga, ndashaka kujya gukarisha ubumenyi, ndashaka kujya kongera ubumenyi. Ntago bivuze ko mu Rwanda tudafite education ikomeye, ariko tuba dukeneye kujya dufatikanya n'ahandi ubumenyi kugira ngo tubuhuze, kugira ngo tuze dukora ibintu bimeze neza. Hanyuma Shema Consultant Company Limited iragufasha ugere mu mahanga. Dufite amaviza menshi ya Poland, dufite amaviza menshi ya Canada, dufite ahantu henshi twakohereza ukagenda ukiga ku giciro gito cyane, tukagufasha mpaka visa ibonetse, tukakuriza indege ugakomeza ukajya kwiga kugira ngo gahunda zigende neza cyane. Hanyuma Shema Consultant Company Limited umukeneye ni vuba umuhamagara kuri 0784 16 hanyuma ibintu bigenda neza. Hanyuma nkubwire ko Mika Fashion of course abari mu kazi uyu munsi Monday to Monday. Mika Fashion kuri MPTV abari mu kazi, ukeneye kwambara gakote keza, ukeneye kwambara gapantaro keza, ukeneye kuba kwambika, ukeneye kuba gutegura event yawe ikagenda neza, Mika Fashion agomba kuba hari kugira ngo abigufashemo. Ushobora kuba ufite agakombo ushaka kwandikaho souvenir, turabigufasha. Ushobora kuba ufite agapira ushaka kwandikaho utuntu, turabigufasha. Ibyo byose ni Mika Fashion. Turi hano Gikondo, hanyuma dukeneye uraza hano kwa Rujugiro, rugure kwa Rujugiro gatoya munsi y'Isibo TV gatoya nanone, hanyuma tuze tukwakire neza cyane. Dufite customer care, dufite abana beza bakwitaho, dufite abadozi babyize neza kugira ngo ibintu bigende neza. By the way, ushaka kuba ufite company ukeneye ibisarubeti, ibintu byinshi cyane twe turakora. Nicyo twaziye nka kugira ngo dufashe abanyarwanda kubashyira ku micyo. Mika Fashion abari mu kazi kugira ngo gahunda zigende neza. Urashaka ahantu ho gusohokera ku mazi? Nakurangira kuri Nyagasambu Rilimo Beach Hotel mu murenge wa Fumbwe iri Rwamagana. Ni minota 10 gusa kuva kuri kaburimbo ku isoko rya Nyagasambu. Bagufitiye inkoko, nyama choma ndetse n'isamake bakokereza ikiva mu mazi. Nyagasambu Rilimo Beach Hotel bagufitiye amacumbi meza, ubusitani bwiza ndetse n'ibibuga by'imikino inyuranye, imyicungo y'abana ndetse n'ubwato bugutembereza wumva amahumbezi. Hamagara 0781 Welcome to the show kugira ngo ibintu bijye bigenda neza, tutaguma no gukorera kudufaranga gake gake kugira ngo gahunda zigende neza. Hanyuma brother uravuze ati nibanze ku rubyiruko, gahunda n'urubyiruko, kandi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Hanyuma waratekereje uravuga ati urubyiruko nzarwigisha gute? Wowe uzarwigisha gute? Uvuga uti urubyiruko kugira ugendere mu nzira nziza yandi yo gukunda igihugu cyangwa se yandi yo kugenda mu nzira nawe ushaka, uzabigenza gute? Uzabinyuza mu buhe buryo kugira ngo basi banakumve neza ko ushaka kubikora? Urebye ikigora n'ubushobozi, ariko iyo wabashe kugira bake ubona ubaheraho ukagenda uzamuka intambwe ku yindi. Ikintu cya mbere, urubyiruko rudukurikiye, urubyiruko ruzadukurikira, ndatekereza ko icyo numva nabafasha kwanza nanatangiye ni ukuba twakunda igihugu mbere ya byose. Twakunda igihugu, twumva ko iterambere ry'igihugu ari twebwe ejo. Kaba ari twebwe twafatanya tugasenyera umugozi umwe. Hagiye habaho amateka menshi mabe, ariko ayo ngayo turayiga tugasanga birababaje, ahubwo tugashimira abakuru bacu, tugashimira abayobozi beza, perezida wacu Paul Kagame bagiye badufasha bakabirwanya, twaba tugejeje iki gihe ngo dushima. Turashima u Rwanda, turashima Imana yarurinze. Njya numva banaca umugani ngo Imana yirwa handi gataye u Rwanda. Nibyo kabisa, ni Imana iba yaraturinze. Kuba nsa neza gutya nukubera ko ari Imana yandinze n'igihugu cyanjye. Inama nagiye ngirwa ko hari benshi nifuza ko bava mu nzira barimo, bagiye mu biyobyabwenge, birababase nyine tu nta cyizere cyo kuba hejo bafite, nyine barumva ko bigomba kurangira. Kandi imitamenwa myiza yo hano mu gihugu turi kubona, ejo natwe hari indi tuzarenzaho, kuko ntago tuzagumana ibingibi dufite, ahubwo tuzagenda twongeraho. Iterambere rigende rizamuka, tugende tugira ibyo duhindura kugira ngo
n'abana bacu tuzabyara barumuna bacu nabo bazakomeze bavuge ibigwi nk'ibyo natwe turi kuvuga bakuru bacu abapapa bacu. Yego wenda kwico ngicyo uvuze byo ni sawa cyane clear cyane kiranumvikana, ariko none ndashaka kwibaza hari abantu bavuga ati dukunda igihugu cyangwa se dushaka gutanga umusanzu ku gihugu akajya mu gisirikare cyangwa se ari mu izo nzego za leta, ubwo n'urubyiruko turiho cyane cyangwa se yagiye mu zindi activities ariko zifite igihugu akamaro, wowe uzabinyuza mu buhe buryo cyangwa ubinyuza mu buhe buryo kugira ngo urubyiruko rukumve? Okay, imbaraga za mbere na mbere no kubanza gutanga briefing ku rubyiruko. Hari abo ndusha ubwenge, hari abo ndusha imyaka, hari n'ababindusha, ariko bandusha ubwenge batagendera ku nzira nk'iyo natekereje. Icyo natekereje cya mbere ni ukuba nabwira abanyarwanda ko tugomba tugafatanya turi urubyiruko tugakura dukunda igihugu. Tukaba twavuga ngo kuririmba, nje nshobora kuririmba ariko nakakazi na cya gisirikare nkagenda nkakijyamo, hagira ikintu runaka tugeramo tukavuga hateguye nk'amahugurwa, hateguye nk'amarushanwa, ibyo ngibyo byose ubundi intore bigomba kwibona ahantu hose. Hanyuma we wahisemo kubinyuza mu nzira ya muzika, niko ngiye mbyumvishe. Hanyuma mu muzika rero turagira ngo kwanza abanyarwanda tutabatindiye bari badukurikiye tubanza twumve kwanza umuzika ukora, iyo message utanga mu bundi bimeze gute. Twagiye n'akaririmbo kihuse kanyarutse kugira ngo tubanze twumve kuntu bimeze kwanza. Reka ndatu Rwanda wowe ngo byiduhetse, reka ndatu Rwanda wowe ngo byiduhetse, turabo turibo tubikesheje uw'i Rwanda, turabo turibo tubikesheje uw'i Rwanda. Reka ndatu Rwanda wowe ngo byiduhetse, reka ndatu Rwanda turabo turibo tubikesheje uw'i Rwanda. Mbese ninde ukwamamaza ibyiza byawe atari twe rubyiruko, kugukunda kukwitangira no kugukundisha abandi nibyo bikwiriye kuturanga. Kugukunda kwitangira no kugukundisha abandi nibyo bikwiriye kuturanga. Reka ndatu Rwanda wowe ngo byiduhetse, reka ndatu Rwanda wowe ngo byiduhetse, turabo turibo tubikesheje uw'i Rwanda, turabo turibo tubikesheje uw'i Rwanda. Yes, ladies and gentlemen, MPTV turabo turibo tubikesheje u Rwanda. By the way, kuko burya kugira igihugu kigukunda, kugira igihugu utahamo, kugira mu rugo mani biba ari byiza cyane. Turabo turibo rero tubikesheje u Rwanda, kubera ko noneho dufite n'urubyiruko rufite imbaraga nk'aba ngaba, dore ibintu bigomba kugenda neza cyane. Niyo mpamvu tugomba gushyigikira u Rwanda rwacu kugira ngo ibintu bigenda neza 5 to 5. Hanyuma reka dukomeze n'umutimirwa wacu uyu munsi. Mwabyumvishe, ntago ari kwiyiringa, ntago ari kubyishakishamo, ni ibintu bimurimo. Akunda igihugu, tugomba no gukunda igihugu. By the way, udakunda igihugu ubwo sinzi icyo ubura icyo kakanya tu. So dukomeje brother, hanyuma turabo turibo tubikesheje iki? Sawa. Sasa noneho muri message wenda utanga mu ndirimbo zawe ubushaka guhereza urubyiruko, hari uburyo cy'urubyiruko rwumva ibintu, urubyiruko rwibereye mu muzika, wenda tuvuge
muzika bari muri boîte wenda ubu zarafunze urubyiruko rwibereye muri byeri urubyiruko rwibereye mu kibaba ni kibaba urubyiruko ruri mu bintu bita bisubiza igihugu inyuma by the way bisubiza igihugu inyuma niko twabivuga urwo rubyiruko wenda worecisha mu bicisha mu ndirimbo ariko urubyiruko ruri kumva drill ruri kumva hip hop ruri kumva ibintu inyuma hari ariko izi ndirimbo zo kuvuga ngo Rwanda ukunda Rwanda nkeka ko batazumva nkuko bazumva bumva ziriya ndirimbo zindi wowe ukora iki cyangwa se uzakora iki kugira ngo byibura ubanze gukurira mitima y'urwo rubyiruko hanyuma noneho wowe uyizane ku ndirimbo zawe babashe kumva message zawe icyambere ugomba gutekereza uko ugomba kumenya ko igihugu cyawe ntago kiri buratwe n'abanyamahanga utabanje kukirata wowe kigize we cyakujije urabona uko ngana hari benshi bagiye bazira bakazira yenda imyitwarire mibi babonye hari benshi bariwawa bitewe n'imyitwarire mibi bagiye bagera kugiwawa nago bagiwawa kubera ko u Rwanda rushaka kubahana rushaka ahubwo rushaka kubigisha rushaka kubaha isomo nje rero icyo navuze urabona nk'indirimbo maze kurimba reka ndata u Rwanda utarurase ninde warurata by the way tugomba kurata u Rwanda kubera ko u Rwanda ni igihugu cyiza cyatubyaye mbese ninde warata u Rwanda atari twebwe rubyiruko tugomba kurata u Rwanda n'abakuru bacu ababyeyi bacu bakagomba kubona ko hari ikizere baturemamo kandi banatubonamo abarimu batwigisha tugomba kubahesha ishema tukunda kwiga history kubijyanye n'ubuzima tukiga history kubijyanye n'amateka yagiye aranga Afrika isi yose u Rwanda cyane cyane nibwo dukunda kwibandaho kuko ni igihugu cyacu rero ntekereza ko ibi ngibi mvuga mu ndirimbo ndakeka ndamutse no nkanabona n'uburyo kinaganira n'urubyiruko rwinshi nanaganira nabo ku magambo nkanaganira nabo no mu ndirimbo ndakeka aho bishobora kutuvana naho kutugeza cyane cyane kandi dushimiye n'u Rwanda ko harimo abagenda badushyigikira nkamwe turafata MPTV ukomeje kudufasha urubyiruko cyane cyane turimo kugenda twishima kuba ko dufite bakuru bacu uri mukuru wanje ndi kumwe n'abandi bakuru banje hariya mwese icyo mushaka no kugira ngo twibone mu ngero zose turabashimira rero twumva ko naho tubona bitakunda tuzakoresha imbaraga dufite kuko ni twebwe tugomba kuba abo turi uyu munsi kugira ngo n'ejo tuzajya aho tugera urakoze cyane iyo ni message kugira ngo burya ubone urubyiruko rwinshi runatandukanye iyo ni message ubutanze kuri ministeri y'urubyiruko ministeri y'urubyiruko n'umuco kuko nibo bashinzwe ibyo bintu kugira ngo ubone urubyiruko no kunyuraho ngaho kugira gahunda zibe zigenda neza iyo ni message bitanzwe kuri iyo ministeri hanyuma urubyiruko rubashe kuboneka hanyuma baruhereze inama hanyuma reka nkubwire ko RLM Company Limited iragufasha cyane mu buryo bwo kugufasha kurepara imashini zawe ushobora kuba moteri yawe yahiye ushobora kuba ponseze yawe ifite ikibazo ushobora kuba ufite uruganda rwawe ushaka kwestara ushobora kuba ushaka maintenance y'uruganda rwawe ushobora kuba ufite dinamo yahiye RLM Company Limited iragufasha kugira ngo ibyo byose ibishire ku murongo dukorera Sonatube ni mu karere ka Kicukiro hari hafi ya Rompwe hanyuma dukeneye uraduhamagara kuri 0788 58 hanyuma tugufasha dushira igikoresho cyawe ku murongo nta mpamvu yo kujya mu Bushinwa barahari kugira ngo bagufashe igikoresho cyawe subire ku murongo ku mafaranga make cyane I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. Hanyuma dukomeje n'umutumirwa w'uyu munsi bro hanyuma wenda tunakomeje aho ngaho wenda turahavuye iyo message yatambutse kuri ministeri y'urubyiruko hanyuma turagira ngo noneho uwongere uduhereza kandi karirimbo kamwe tunyarutse twihuse gafite naka kandi ka message kuko bwa mbere ubashije kutubwira message ya mbere iri muri ya ndirimbo noneho de message ya kabiri noneho karirimbo giye gukora ngiye guhereza abanyarwanda urubyiruko muri rusange twese nk'abanyarwanda ni indirimbo bita Say No Drug Say No
ariko wenda tutara uvuze ikintu ubundi drugs mu rubyiruko k'uyu munsi uri kuzibona gute bro? Birakazi urajya kubona ukabona umwana urusha nk'imyaka nk'itanu ari mu nzira ari kugenda anywa kore itabi, bega wanamuvugisha ahubwo akabona nyine uri hasi yiwe kuko yamaze kugira izindi mbaraga yumva ko arizo zigomba kugira aho zimugeze, ariko baribeshya ntago ari yo nzira nziza yo kubejo watunga kampani ikomeye mu Rwanda nk'umunyarwanda, yo kubejo wagira societe uyobora nk'umuyobozi wakuriye mu Rwanda. Ntago abahanda aribo bazaza kutuyobora, ahubwo twebwe tuzayobora igihugu cyacu. Ndumva rero pe biragoye kuri iki gihe, ntago bitinya ngo umukobwa, ntago uvuga ngo ni umwana, ahubwo drug zakomeje guca ibintu. Wowe nko ku giti cyawe wenda tuvuge ushaka kuba udafata drugs, bano bantu bafata drugs ubona biterwa n'iki? Icyambere ni ukutigirira icyizere no kumva ko igihugu cyababyaye ntacyo kibamariye nyine bakagitesha agaciro. Ariko buriya iyo akenshi na kenshi biterwa nanone n'ababyeyi, kuko hari igihe uvukira mu muryango utagira ikintu gufasha, ukumva ko igisubizo cyawe ari ukugenda ukajya mu ibyo biyobyabwenge, ukumva ko ninywa kore nzagenda niyo narara hanze nta kibazo nzaba mfite, kuko iyo umaze kunywa biriya bintu hari izindi mbaraga uba wiyumvamo, ariko nyine uziyumvamo nk'umuntu nyine nka roho, uba wumva nyine ubwonko bwawe bwamaze gufata indi ntera. Ariko cyambere no gukunda igihugu, cyambere no kubaho kabaho uri umuntu uhesheje ishema n'ukumeze, ukumva ko nyine aho ndi bugende mu nzira mfite ishema, abari bumbone baragira icyo banyigiraho. Rubyiruko mureke dukore, abatureba barumuna bacu, bakuru bacu, ababyeyi bacu, abayobozi bagire icyizere cy'uko ejo nibaramuka bagize batanze bakaba bavuga ati turashaje dukeneye gusimburwa, bazagira ikibazo cyo kuvuga se ninde uri budusimbura agakora ibikwiriye, ahubwo tukomeze kugaragaza icyizere, bizagere n'igihe cyo kuba batugira icyizere twebwe twaramaze kukiremamo kandi twarakiremye no mu Banyarwanda. So ni message nziza aho ngaho ubutanze. Drugs ku Banyarwanda cyangwa se ku rubyiruko muri rusange, drugs ntago ari nziza brother, turabiza bagiye bazikoresha ukuntu byagiye bigenda, sometime life yawe karangira iri mu mwobo tu. So tugomba kubyanga, niyo mpamvu bagiye kutubwira ati say no again and again, say no. Rubyiruko say no. So twagiye say no, twagiye. Rubyiruko rw'u Rwanda by'obyabwenge musigeho, mbaraga z'u Rwanda, everybody say no, 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 say no. Nshuti yanjye nkwibarize, ese wabuza uri kugana ayo mayira wanyuze, nagahinda gusuri kujyamo, fata ingamba uhinduke, u Rwanda ruragukeneye, ibyo witako byoroshye birangiza bikanica. Say no, 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 say no. Nafunguye amasi y'inama sagasaza, drugs say no, bigare mbivemo, runga no musigeho, wawayo yari isomo. Drugs mungu ubuzima zikagutera kwiheba, yaragakunda ukundi sa kindi byari kindi, Imana igena umunsi mba nteranye ibipfunsi, basanga nari screen polisi ati ni ping, bampinduye inziranyo bya nkangutse ntarafatwa. Drugs zari zansabye umwijima, ndawambutse umucyo uratambura. Nshuti yanjye nkwibarize, ese wabuza uri kugana ayo mayira wanyuze, nagahinda gusuri kujyamo, fata ingamba uhinduke, u Rwanda ruragukeneye, ibyo witako byoroshye birangiza bikanica. Say no, say no, say no, say no. Rubyiruko rw'u Rwanda by'obyabwenge musigeho, mbaraga z'u Rwanda, everybody say no, say no to drugs, say no, say no, say no, say no, say no,
say no, say no. Rubyiruko rw'u Rwanda, yobyabwenge musigeho, mbaraga z'u Rwanda. Everybody say no, 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 say no. Ladies and gentlemen, say no drugs. Ako twagiye we say no. Hey, to say no target, to say no, say no, say no. Rubyiruko rw'u Rwanda, yobyabwenge musigeho, mbaraga z'u Rwanda. Everybody say no, 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 say no drugs. Nacho zadufasha brothers and sisters. Nacho byadufasha say no. No and no and no. Nacho byadufasha. By the way, kakarimbo gafite melody nziza nakunze. Gacuranze neza gafite na message nziza. Wallahi kudesha papa. Ni LD. Say no, channel ni LD kabisa, mukanshyigikira, subscribe, share, comment, pe mugakomeza kongeye kumfasha. Niko kudufasha nizo nkunga zanyu. Aba rubyiruko mureba bino mukabikunda, ntandi mwabikura. Ni kuri Dusengimana LD. Kuri MPTV mukajyaho mukabibona ibiganiro byiza tugira urubyiruko ndetse n'abakuru bacu, ari bakuru bacu nabo barimo muri ibi bintu. Ariko ejo bundi nagiye kumva numva abakinnyi bakuru bafite ubwenge bakiniraga n'amakipe y'ibihugu, tukumva barimo barabafunga abahanzi barenze ku mategeko. Turi mu gihe cya Covid, tugomba kwirinda, tukamenya yuko icyorezo nta wundi uzagikumira, ahubwo ni twebwe tugomba gufatikanya tukageraho tugera. Say no, ngende noneho ise mfata topic ivuga ati say no. Iyi niyo slogan y'icyumweru, say no. Drugs man. N'inzoga regyo zibaye nyinshi biba drugs. Yego. Wagiye mu nzoga n'ibiyobyabwenge nyine utu hari igihe umara kuyinywa waba hari ahantu ugeranye n'imbaraga zigasa nk'izishira, umuntu wese akaba yagushyira mu kindi ashaka. Wa wundi wabaswe n'ibitabi, iyo icyo gihe muhuye ufite n'amafaranga kwereka uburyo cyari yo nzira yo kuba wakwikura mu bibazo, kuba wareka guhangayika, ukumva ko nyine tu ariyo nama nziza. Ariko drug say no. Say no. Wenda turi kuganira no ku musozo turi kunyaruka kuko wenda MPTV tuba tugomba kubazanira impano nyinshi, nabwiye ngo ni impano, ni talent after talent kugira gahunda zigiye zigenda neza. Say no buri inkoza ahantu ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari uburyo bumwe nsize muri mudu nanjye bro, reka nkubwire umuzika n'ubuzima. First of all niko mbifata, buryo wahisemo kavuga uti ngewe message yanyu nzayitanga mu muzika, kandi umuzika ndawumva, ahubwo message nshaka gutanga nizi bigenda neza cyane. So wenda turi gusoza, turi kugana ku musozo, ndagira ngo ugire icyo wisabira abanyarwanda, hari ababa badukurikire, baba bafite byinshi bashaka kumva, icyo ukeneye muri career yawe kugira ngo message yawe igire ahantu igera kure, icyo wumva wakwifuza wabasaba kugushyigikira ni gute, uburyo bakubonamo, amacontact yawe n'iki byose, donc bamenye ahantu bagukura baramutse bagukeneye. Kuko twebwe icyo dukora tumurika impano, hanyuma imana ikagenda ikikora, kuko impano ni ubuzima. So icyo dukora twe tumurika impano. So icyo ubusabwa ni gutanga contact zawe aho bagukura bagukeneye kugira ngo gahunda zigende neza. 5 to 5. Nanone ndacyabashimira MPTV, ndacyabashimira cyane. Gusa nyine nkanakangurira urubyiruko ruri inyuma yanjye, abakiri inyuma yenda mu bijyanye n'ibitekerezo nafashe no kuvuga message numvishe nyine nazajya ntanga mu rubyiruko. Mukanguke, nigira ubwoba, mwivuga ngo ese ninde uzamfasha, ubushobozi mfite kari bukeya. Nicyo mubereyeho, turabashimiye. Abanyarwanda rero ikintu nabasaba nuko mwanshyigikira. Kunshyigikira bimeze bite? Nukujya kuri channel yanjye ni LD. Nukwandika Elia bisanzwe mu Gifaransa, ugashyiramo space ugashyiraho D. Dusengimana Elia, ubwo nibyo nakuyemo LD. Hanyuma mukanshyigikira, mukamfasha, mugasharinga, mukabasha kuba abayobozi bari cyane cyane. Ariko ndasaba abayobozi bazabasha gukurikira MPTV bakabona iki kiganiro twagiranye pe. Ndakeka iyi ni inzira nziza, ni inzira yo kunkangura. Ubu murare nari mfite muri ngewe ndumva yiyongereye.
mukanshyigikira kunshyigikira nukuhe nuko ibihangano byanjye ndumva kuba byazajya yenda bica ku macano gusa hari benshi badafite smartphone babasha kuba babona uburyo ki bajya ku mbuga bakareba ibintu tuba twagiye dushyiraho tumurika tugira inama abantu ariko ntekereza ko amaradiyo amateleviziyo icyabereyeho gusa inkunga nasaba nuko umuntu uwo ari we wese wazajya ureba bino biganiro akumva aracyakeneye kubireba nuko yajya kuri channel yanjye ni LD hanyuma contact zo ni 078 70 661 886 ukanshyigikira cyane cyane nkunze ko iyi ndirimbo Drug Say No uyikunze ni indirimbo nanjye nkunda n'umuntu wese nyiririmbi ahita yumva ko papa asize ubuzima bwanjye ndi hafi kuzigeraho bitewe n'ibihangano byanjye ngenda nkora kandi nkanatekereza ko bigira abo bifata mu mitima hari uwatangenda muri iki cyumweru kunywa ibiyobyabwenge nuramuka ubonye ino video ugakurikirana umenye ko Say No Drug Say No nta terambere wageraho nta cyiza wageraho nshimiye MPTV ndacyabashimira cyane nzahora nanabashimira iteka ryose uzahora mungira inama nkuko nubundi iyi niyo nkunga ya mbere kumva ko ntinyutse nkumva ko nshyigikiwe ko uku nuko nshyigikira abanyarwandakazi rubyiruko twese dukorera igihugu ninde wakirata atari twebwe ni twebwe tugomba kukirata kunshyigikira nuko nguko nabifuza kuba byenda banamvugisha bakambwira ati ndumva nakugira amayide nyine abantu abagiye afasha umuntu mu buzima inama zanyu no kubishimira kandi nanone ndacyashimira MPTV. Yes, thank you very much. Natwe twagushimiye kuba witabiye umunsi. Hanyuma wenda avuze kuri channel yiwe aho wamusanga ariko hari Facebook, hari WhatsApp, bakwandikiraho, hari Instagram, bagufollowingaho ibikorwa bya bakagenda babireba n'iki natwo watubabwira kugira ngo bajye biadapta ahantu hose tu. Yeah, Facebook ni Dusengimana Elijah. Ndakeka Instagram n'izindi nkoranyambaga usibye kuri Facebook no kuri YouTube aho ngaho niho nabashije kuba nabasha kuba ngeze ariko n'ahandi ndatekereza ko iki cyumweru nago kirangira n'ibihangano byanjye byose bitaramara kugera ku nkoranyambaga zindi. Yes, step by step. Hanyuma ariko wenda turi no gusoza ndashaka kugira ngo nkwibarize wenda wakoze ufite indirimbo turirimbiye zose n'izawe sibyo ndakeka none ndashaka kwibaza ese hariyo wenda wajyanye muri studio urakora cyangwa se no buryo bwa gutya gusa? Ya kwishuri tugira n'ubundi tsinda dukoreramo dufatanya tukabasha gukora iyi indirimbo nahereyeho reka ndata u Rwanda niyo mu itsinda ryacu tumaze iminsi turi mu mahugurwa ya Andika Rwanda iyi ni indirimbo twanagiye no ku karere ndakeka muri Kicukiro ibigo byose uzi birimo ikigo cyacu ni GS Gikondo Paroti twabashije kuba bakabiri mu gihugu muri Kicukiro yose twari dusigaje gukora igitaramo mu mujyi wa Kigali ariko covid ntiyabasha gukunda ko ndakeka twari bugikore ku wa gatanu bafunga ku wa kane ibintu bijyanye nyine ibintu bijyanye n'ibintu bihuriramo abantu benshi babasha kuba babifunga ariko ubundi ubusanzwe iyo ndirimbo nayo iri muri studio Drug Say No yavuye muri studio ubu ngubu ndimo gushaka uburyo ki icyo nasaba cyane n'abandi nuko nifuza ko iyi ndirimbo Say No nayikorera video kandi nkayikorera video umuntu wese azareba akavuga ati kabisa iyi ndirimbo hari kiri bwigisha abanyarwanda naga ari izo ngizo gusa mfite kuko reka ndata u Rwanda iri muri studio ubu ngubu akazi naka producer Drug Say No yarasohotse ubu ngubu ndimo gushaka uburyo kinayishyira kuri YouTube na iki cyumweru nago kirangira itarahagera mfite n'indi ndirimbira n'abageni mfite indirimbo y'abageni ibyo ngibyo wenda turaza turabisorezaho wenda turi no gusoza nanjye nibyo nashaka kukubwira ati wenda dukubita kandi karimba ariko Say No urongera umpereza kandi kantu bro yakaraka Say No ndabize MPTV abadukurikiye murabizi man iyo nememba nemeye kude chapeau kuyu papa kude chapeau take 5 so ndagira ngo rero nkubwire ngo MPTV reko umugabo dukubita kandi kantu kamwe gatoya hanyuma turi no gusoza ako kanya njye kudukubita na kandi karirimbo kw'abageni kumugeni kabageni cyangwa se kumugeni hanyuma noneho ubundi tukubita Drug Say No tugenda dusoza tunavana mu muhanda vuba twagiye ya indirimbo ni mugeni abageni bayikunda ni indirimbo yarangiye iri kuri YouTube aba ni mugeni n'ubundi ni mugeni by LD NLD
kambashe kuba nabanyurizaho Nuyo mutsino wawe tega amatwi wumva iby'Imana yaguteguriye Nuyo mutsino wawe tega amatwi wumva iby'Imana yaguteguriye Mugeniwe Manija kurema Adamu na Eva yariziko na uzajyana mugeni Njya kurema Adamu na Eva yariziko na uzajyana mugeni Uyo mutsino wawe tega amatwi wumva iby'Imana yaguteguriye Uyo mutsino wawe tega amatwi wumva iby'Imana yaguteguriye Mugeniwe Na kintu kiryoha nko kubyara umwana kaguhesha ishema mu bandi babyeyi Na kintu kiryoha nko kubyara umwana kaguhesha ishema mu bandi babyeyi Data na mama mutuza wagiye n'umutuzi ibyishimo bizamurenga mugeni Data na mama mutuza wagiye n'umutuzi ibyishimo bizamurenga mugeni Uyu mutsino wawe tega amatwi wumva iby'Imana yaguteguriye Uyu mutsino wawe tega amatwi wumva iby'Imana yaguteguriye Mugeniwe Ndabizi kwitorero ryishimye kandi nanjye ndishimye n'Imana yishimye Ndabizi kwitorero ryishimye kandi nanjye ndishimye n'Imana yishimye Basore n'abakobwa muraha namwe mwishimire kuzaba abageni Basore n'abakobwa muraha namwe mwishimire kuzaba abageni Uyu mutsino wawe tega amatwi wumva iby'Imana yaguteguriye Uyu mutsino wawe tega amatwi wumva iby'Imana yaguteguriye Mugeniwe Yeah man, ati mugeniwe man ubwo ngubwo isigira ifemba ry'ubukwe umwana karibu gukora ubukwe burya niyo nzira nziza inzira ya mbere burya ubukwe bwa mbere n'uyu muntu yavutse ubukwe bwa kabiri niyo umuntu yashatse umufasha ubukwe bwa gatatu no urupfu no gutaha ukajya mu ijuru cyane ko icyizere tujye tukigira twumve ko tuzajya mu ijuru bitewe n'imirimo myiza dukora n'abakora ibibi baba babizi ko Imana ariyo ya mbere cyo nabasabira Imana ibafashe ibongerera imbaraga ibakure mu bibi bagiyemo inzira no kuzakora ubukwe. Yes. Hanyuma rero ladies and gentlemen turi gusoza tugana ku musozo MPTV ndagira ngo man ndabizi namwe mwayikunze abantu badukurikiye kuri MPTV mwayikunze ndagira ngo njye asubiremo akavasi wenda nk'akanyuma kuri say no drugs say no man ese ubundi drug ntago zakwiye kuba zituyobora twebwe ibi ni ibintu byaremwe
cyangwa byakozwe twe twararemwe twakwiye kuba tubiyobora aho kugira ngo twe bituyobore, right? So ndagira ngo noneho MPTV bongeye badukubitiraho ka Say No, wenda ni nasohoka cyangwa se yamaze kujya ku ma platform yose ashoboka, tuzareba ko tuyishaka no kuri MPTV tuyebahereze murebe ko indirimbo imeze neza. Njyewe iyo nashimye mba nashimye, so ni ikintu cyizo wakoze kandi keep it, kubera yuko burya icyambere no gushaka gushobora ko biza nyuma. Iyo ushatse uranashobora, ni ibintu binagendana. So niyo mpamvu wenda ku ruhande rumwe munahura na challenge, agahura n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko byose no gukora mu buryo mwe cyangwa ubundi. Say No, unasezera ku banyarwanda bari badukurikiye mwaka kanya kuri MPTV, hanyuma nitwongera kugukenera ndizera ko uzaba uhari, hanyuma nawe nunda dukenera uzaduhamagara, tuzaduhari kuri MPTV kugira ngo gahunda zigende neza. Say No, dusezera abanyarwanda, hanyuma tuzongera kubonana inshallah. Say No, danone mbagarure Say No, racyari Say No, drug Say No, ntago turajya kure. Say No, ibiyobyabwenge twarakuze tubisangaho, tusanga bamwe barabinywa, tubona nyine bamwe yenda babaye abastari babikoresha kubera ko bafite icyo bagezeho, ariko ubu bitangira iri mutoya nta kintu urageraho. Byihorere kwanza, nta nubwo ari byiza. Hari benshi bagiye bapfa kubera byo, hari benshi bafunze batari kurya amafaranga yabo kubera ibiyobyabwenge bagiyemo. Twebwe rero icyo dushaka gukora, intego yacu ni ukuba twabibabuza mutarabijyamo, ababigiyemo namwe mujugunye kure. Rubyiruko rw'u Rwanda, yobyabwenge musigeho, mbaraga z'u Rwanda, everybody say no, 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 say no. Rubyiruko rw'u Rwanda, yobyabwenge musigeho, mbaraga z'u Rwanda, everybody say no, 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 say no. Nafunguye amasi y'inama sagasaza, Drug Say No, bigare mbivemo, rungano musigeho, wawe yo yari isomo. Drugs mungu ubuzima zikagutera kwiheba, yaragakunda ukundi sakindi byari kindi. Imana igena umunsi mba nteranye ibipfunsi, basanga nari screen bampinduye inzozi, nkangutse narafatwa. Drugs zari zansabye umwijima, ndawambutse umucyo uratambura. Nshuti yanjye nkwibarize, ese wabuza uri kugana ayo mayira wanyuze, nagahinda gusuri ku cyamo. Fata ingamba uhinduke, u Rwanda ruragukeneye, ibyo wita ko byoroshye birangiza bikanica. Say no, 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 say no. Rubyiruko rw'u Rwanda, yobyabwenge musigeho, mbaraga z'u Rwanda, everybody say no, 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 say no. Say no, say no, say no, Say No, say no. drug Say No. Drug zirica, ladies and gentlemen, ngabwira barate peace and love, hanyuma muzongeye kubonana inshallah. Yala abanyarwanda turabakunda, icyo tubifuriza ni ukuba mu mahoro kandi mukabaho mukunze igihugu cyanyu. Afrika ndakeka u Rwanda rumaze kugera kure, hari byinshi abantu ibindi bihugu bigenda bitwigiraho. Ndifuza ko ahubwo twakura icyo cyizere, Afrika yose, isi yose kazagirebera ku Rwanda. Nta kindi cyabidushoboza sibye gukura dukunda igihugu. Reka tururate, nitwebwe rubyiruko rwarwo. Rwanda rwaratuzuye, rwaraturemye, hari benshi rwakuye mu nzira mbi, kandi nanjye runkura mu nzira mbi. Nubwo naririmbye ibiyobyabwenge sinigeze mbinywa, ariko hari igihe mpura n'ababinywa nkumva ndababaye. Icyo nabifuriza rero kandi nanabasaba, ibiyobyabwenge ni bibi. Drug Say No, kugira wubake igihugu cyawe, kugira wubake icyizere mu banyarwanda. Drug Say No kure yawe.
Yeah man, thank you very much. Tech 5 brother. Wakoze kuza kuri MPTV. Hanyuma ladies and gentlemen, ndabashimiye kwa mwadukurikiranye uyu munsi kuri MPTV. Nico mwe nababwiye ko kitari cyoroshye kubera uburyo umwe cyangwa ubundi nkomeza kubivuga. Rest in paradise to all foreign soldiers kubera yuko mwarakoze cyane. Nigeze kubabara rimwe Moze apfa radio from Uganda. Right now nababaye kubera ko Jay Polly yagiye. So niko babigomba kugenda, niyo mpamvu life bigomba kwitwa life. Reka ibingibi tubivemo hanyuma tunarekure tuvuga duti turakomeje turagiye bwo in the hard and talent show tuzadufite indimano uyu munsi yari uyu mugabo twari tukumwe kakanya. Reka tuzongere kubonana inshallah. Hanyuma reka ngubwiye ko Mika Fashion nafatanya bikorwa benshi twadufite, ariko reka ngubwiye kuri Mika Fashion kubera yuko abaye bikoze fresh, nakubwiye ngo agapanaro keza, agashati keza, agakoti kameze neza. Ukeneye ko gutegurira event yawe kagenda neza, ikarangira neza cyane. Ukeneye ko kwandikira ku bikombe, ku mupira, ibintu byinshi cyane. Mika Fashion arare kugira ngo bikore fresh. Turi hano Gikondo ruguru kwa Rushigiro amfase ya Isibo TV, niho tubarizwa kugira ngo gahunda zabe zigenda neza cyane. Hanyuma reka nshimire equipe nini cyane ya MPTV, na equipe nini cyane kurenza uko mu bitekereza, ku mbaraga dushyiramo ibi bintu, ku mbaraga bashyiramo ibi bintu kugira ngo bive ku rwego rumwe bigera ku rundi. The Hard Internet Show ive ku rwego rumwe igere ku rundi kugira ngo impano z'abanyarwanda zigende zigaragara 5 to 5. Nitwa MCT behind the camera, ni Maniga the Lucky the G-Face original. No mugabo ukora akazi kenshi cyane. Reka nzongere kuhura namwe when God wishes. I'm MCT, I'm out. Reka ndatu Rwanda wowe ngo byiduhetse. Reka ndatu Rwanda wowe ngo byiduhetse. Turabo turibo tubikesheje uw'i Rwanda. Turabo turibo